BigTown mbazaniye byinshi cyane cyane nabazaniye umuhungu wanyu BAC-T nguyu hano ngeze muri Korea sibamaye akanyama kinuza k'inzoka nakari nari nyama y'inzoka singiyise ntabwo ubona se ko ari inzoka noneho yaje arimo kumbwira ngo baba we nari inzoka ntabwo bavuga icyongereza shenwangote si snake singwa cyangwa si snake cyangwa jaga nibindi sasa mpita numva si snake nangira ngo ni nama snacks n'ibiki byose namubwiye ngo yes si snake yes we ujya snacks ahita bankubitse bana baba we inzoka noneho abazungu b'inyuma nabongereza none umugabo we nawe izi si snake arazirya n'inzoka urumva yahise irya fresh noneho mpita numva umugore arimo kumubaza ngo is this a snake the real snake umugabo waramubwiye ngo yes the snake si snake mpita mvuga ngo nari inzoka wallahi nari inzoka ibyo ngibyo nibyo bintu bitandukanye ikindi izuba rirenga saa 3 za nijoro izuba bana cyane kabisa ibyo ngibyo narageze Yariye ndatangara cyane ngo ubu ni sangape kureba ku saa 2 saa 3 ngavuga ngo ntago bishoboka nibihugu by'abazungu kugira ngo ubone umunyafrika n'umwe tu nago ari benshi ya racism inayihari sinigeze mbona kuko ahantu hose no kwisanzura ikintu yabigiraho ni byinshi bakunda culture yabo bene igihugu bari bakunda culture yabo bakunda ururimi rwabo nago ari icyongereza. Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane ibyo mukora bigiye bitandukanye birimo kuba bigenda neza umunsi ku munsi. Nitwa Patrick the Entertainer, turi live ku kibuga mpuzamahanga cy'indege i Kanombe aho tuje kwakira umuvandimwe BAC-T ugarutse mu gihugu. Rero tugiye kuba tumutegereza mu minota mike azi kuba sesekara hano tuganire gake tumenye ngo urugendo rwagenze gute, se byari byifashe gute, aho yagiye ageze amahoro niki azaniye abatabonazi muri rusange, se byagenze bite muri rusange. Kusobanukirwa ngo BAC-T byagenze gute. Yitwa Mike abari kuri kamera afata amajwi ndetse n'amashusho tugiye gutambika yose ndibaza arimo kuhagera ubu ngubu tugiye gutambika tugereyo hanyuma tumwakire kuri BigTown TV. Nitwa Patrick, yitwa Mike arimo ahagera mu gake. What's up? Very good. Fresh. Been a long time. Long time, man. Fresh is that. Welcome back. Sansa. Nijani yarimeze gute? Ajani yarimeze fresh. Wajashaka kubona niwe mukunda. Iminsi ibiri mu nzira Uje ni ya Kenya. No, Ethiopian. Yeah. Byageze bite se urugendo gute? Abantu urugendo rwe rumeze neza. Ariko tunagenda. Gutwaza. Abari. Fresh kabisa. Urasa neza. Urasa neza byo byose nabo nakubonaga muri gym. Amafaranga yarariwe. Kuri gym. Cyangwa ari. Abantu urasa fresh kabisa, wambaye fresh. Asante sana. Umwaka mushya muri. Kanaga kera umwaka warushize. Yeah. Umwaka ariko uziko wihuta. Sha umwaka urihuta kabisa. Duherukana umwaka ushize. Duherukana umwaka ushize mu kwa 12. Mu kwa 12 no kwa mbere kurimo kuragenda kurangira. Kabisa. Byagenze neza? Byagenze fresh, urugendo rwagenze neza usibye ko ni kure. Mu kugenda nagezeyo naniwe, mu kugaruka naho nageze hano mu Rwanda naniwe cyane byatari kuko ni iminsi ibiri ndi mu nzira. Hacyari coronavirus agapfukamunwa ko mona kakiriho? No, mu nzira naciyeho agapfukamunwa ko ni ngombwa cyane cyane nka muri Korea. Naciye muri Korea nahamaze amasaha 4 hariho na service wabona utambaye agapfukamunwa. Karacyakora cyane. Kandi no mu ndege ntago wamenya abantu muri kumwe so ugomba kukambara tu. Yeah, that's what's up. Ujyanye ibintu bikiyegorokanye ibintu byinshi.
abatawners bazana iki abatawners bambwira ngo byose ngo harakana ariko ni na rimwe tuzamwerekana Nina, of course tuzamwerekana very soon. Yeah. Very soon. Okay. So BigTown mbazaniye byinshi cyane cyane nabazaniye umuhungu wanyu BAC-T nguyu hano. Kandi ameze fresh. Nanjye nari mbakumbuye cyane mu nzira zose naciyeho. Nagendaga mfata ka video kagufi nkavuga ngo aba BigTown bameze gute. Yeah. So byari bimeze fresh by the way. Navuye Auckland hano mu Rwanda hari kwa gatanu hari kwa gatandatu kuko amasaha atandukanye saa 12 no saa 6 saa 6 z'amanywa yeah nageze kuri airport nka saa 5 saa 4 njya muri checking saa 6 mfata indege tujya Korea ahantu hitwa Nshya sasa ibya Yariye aho ni danger ndaza kubikubwira mu kanya so ngeze muri Korea kuva hariya kugera muri Korea na masaha 18 igice cy'umunsi yes mu ndege gusa tutagaze twakomeje kugeza Korea kuva Korea kugeza Addis Ababa Ethiopia naho na masaha 13 urumva amasaha umunsi urenga aho wicaye none kuva Ethiopia kugera hano nk'amasaha 3 gutyo yeah okay tugaruke ku munsi wa mbere uva hano n'urugendo rwari rumeze gute kugerayo wasanze bari bakwiteguye gute aho nasanze bimeze fresh mu byukuri abantu bose ari bameze fresh community y'abanyarwanda nabo barakomeye bameze neza kandi bambwiye ngo nze kubasuhuza mwebwe aba BigTowners so aba community ya Auckland y'abanyarwanda irabasuhuza cyane usibye abangabo inshuti abavandimwe abantu turi kumwe mu buzima bwa buri munsi nabo bameze fresh kabisa twatembera ahantu henshi atandukanye twakiriye umwaka hariya umwaka hariya bari danje kuva kuri tariki 25 kugeza kuri no birarenga kugeza kwanza n'uyu munsi barimo gucelebratinga abantu baremerewe gushutinga za fireworks yes n'ubu ngubu aba neighbors banje barimo gushutinga za fireworks every day so it was good kugeza n'aka kanya fireworks zacyakomeza byari bimeze fresh cyane kire gihugu narababwiye ngo ni hagati y'amazi twajyaga kuri beach almost every day tugaciringa kuri beach it was good gutembera ni byiza byagenze fresh muri make byagenze neza cyane rero umuntu yakwibaza ngo biba bimeze gute hariya difference yaho n'iki gihugu garutsemo none ibihugu biratandukanye hariya ikintu cya mbere na mbere abantu bari busy cyane kuko buri muntu abafite akazi buri muntu arakora kugira ngo gwe time ye bibari keretse ari friend wawe hafi mushobora kubonana kenshi so mu buzima busanzwe biratandukanye abantu bari busy cyane ikindi ni igihugu kiri hagati y'amazi amabici yari iminota 15 ukaba wageze ku mabici atandukanye so climate naho urumva ubu ngubu ni nageze muri winter kandi hano no summer ahubwo yaindikaze cyane kandi hano turi muri winter yes kandi muri bya global warming muri winter hagati byese bihinduka izuba riraka ibyumweru bibiri kandi ntabwo byari bisanzwe mu kiragihugu byari bishyushye cyane ibyo ngibyo nibyo bintu bitandukanye ikindi izuba rirenga saa 3 za nijoro muri iki gihe cya saa 2 izuba riba rigicanye saa 2 saa 3 izuba ibana riracanye kabisa ibyo ngibyo narageze hariya ndatangara cyane ngo ubu ngubu ni saa ngapi kureba ku saa 2 saa 3 nkavuga ngo ntabwo bishoboka izuba ricyaka inama ugerenga saa 11 saa 11 hano so ni byinshi ibiryo amasamaki biki ugiye no muri ziriya za Nando's n'ibiki byose imirire yaho yagutonze ahubwo imirire hariya niyo yatumye njya gukora gym kuko nararebye ndavuga ngo ndavuga ngo ninkomeza gutya biraza kuba danje ujya mu kitozo kabisa babona umeze fresh kabisa umuntu yakibaza rero BAC-T n'iki yarakumbuye mu Rwanda none sasa akantu ka danje tutaragera ahangaho
ngeze muri Korea si bamaye akanyama kinuza k'inzoka nakariye nari inyama y'inzoka wallahi ntabwo ngubeshe nari inyama y'inzoka imeze gute nkwereka amafoto se man nahiriye sasa mu ndege urabona abakoreya hariya bo bavuga ururimi rwabo gusa ururimi rwabo gusa ntabwo bavuga icyongereza singiyise ntabwo ubona se ko ari inzoka noneho Turano dugendo dukaronise uturiye tunyuma ni mukeri nanuza ariko bamaye iyi ngi ni inzoka noneho yaje arimo kumbwira ngo baba we nari inzoka ntabwo nakubesha nukuri wallahi Mike isase wallahi nasimeze gute iraryo noneho reka go story urabona mu ndege barasavinga ibiryo yaje arambaza ntabwo bavuga icyongereza shingwa nkotse si snake singwa cyangwa si snake cyangwa cyangwa nibindi sasa mpita numva si snake nangira ngo ni nama snacks n'ibiki byose namubwiye ngo yes si snake yes we ujya snacks ahita bankubitse bana baba we inzoka noneho abazungu b'inyuma n'abongereza none umugabo we nawe izi si snake arazirya ni inzoka urumva yahise irya fresh noneho mpita numva umugore arimo kumubaza ngo is this a snake the real snake umugabo waramubwiye ngo yes the snake ntago pete snake mpita mvuga ngo nari inzoka wallahi nari inzoka byarangiye nakundi ariko iraryoshye urabona ikintu cyose ushobora kurya kikaguma mu nda kimeze fresh nangaruka ntari burarya kandi ariko babikubwiye before ntago wayirya oya ntago nayirya n'ubu ngubu ntago nakongera sike abantu barya ibintu byinshi urumva twe n'udushya twaje tubera mu rugo bantunguye ikindi warakumbuye kurya mu Rwanda ni cyane ese mu Rwanda ho nari nkumbuye byinshi nari nkumbuye climate weather yo mu Rwanda nari nkumbuye inshuti zanjye zo mu Rwanda nari makumbuye namwe nari nkumbuye BigTowners na ni byinshi cyane so mu Rwanda ni byinshi nari nkumbuye se byano nabivuga byose nkabirangiza ibiryo byo mu Rwanda sasa mu Rwanda umuceri inkoko zo mu Rwanda ibyo ndabikunda cyane kawunga hariya kawunga irahenda nayiguraga muri South African shops irahenze ariko ubwo ni delivery sombe nkumbuye byinshi ibishyimbo hari nagwa bibona byo mu tunuza mu dukopo ariko ibishyimbo nk'ibi ngibi ntabwo wabibona ni byinshi mu biryo byo ni byinshi kunywa byose twose turahari bwari urugendo rwiza cyane kabisa umuntu ubona warahindutse ni climate we yahindutse nawe ugahita abana afite look tizi urabona gukora tizi na hariya abana hariya weather yayo ishobora kuguhindura kubera ko uba wegeranye n'abazungu cyane buri kanya aho wakira n'abazungu nawe ushobora kuguhinduka inzobe nka Mike umujyanye hariya yahita asa nka Nina umuntu akibaza noneho habatuye abanyarwanda benshi bavuga icyongereza cyane muri n'izindi ndimi zabo reka twongere dutambire no n'ibihugu by'abazungu kugira ngo ubone umunyafrika n'umwe ntabwo ari benshi kandi kiriya gihugu abanyafrika mu by'ukuri ntabwo ari benshi ni igihugu cy'abamawoli ni igihugu cy'abazungu muri makeya so abanyafrika ni bakeya tu umuntu yumvishe nk'uko ngo abanyafrika ni bakeya atekereza ko wenda ibintu bya racisme bafata gute n'abatutsi b'Afrika no kwanza abene b'igihugu bahari abona narumvishe simzi neza bajya bavuga ngo bo ntabwo ari abazungu bari abamawoli ariko babaye colonized n'abongereza ariko baravuga ngo so racism inahari sinigeze mbona kuko ahantu hose no kwisanzura everything was good iyo umuntu akubonye akabona nyine nago uruhu rusa akwakira gute ni fresh cyane bafite discipline buri muntu ari iyo wamufashije cyangwa agufasha ugomba kumubwira thank you so n'abantu bari cool tu barakuganiriza sometimes ushobora kuba uri bored umuntu agakubona gutya hey what's up so life is going well tu nta kibazo kabisa n'icyo umuntu yabigiraho rero ikintu yabigiraho ni byinshi bakunda culture yabo bene igihugu bariya bakunda culture yabo bakunda ururimi rwabo ntabwo ari icyongereza bavuga kimahuri barimo kugipromotinga cyane nicyo kintu nabonye kandi bamenyeho gatoya yes kiora
ubwo uvuze Tiarmai n'ibindi byinshi so ndimo kwiga yeah Kiora ni it's like hey how are you yeah yeah so you nakubwiye Kiora na urambwiye Kiora yeah something like that uva hano twari twasezeranyije abatabonazi kuzajya tukabakubita aka video gake gake ariko barategereje baraheba uretse video imwe uri Auckland mu celebrating niyo ndatekereza niba atari Christmas nakoze by mistake kuko ibyo nashaka gukora byabaye hari ibintu byabaye complicated gatoya time nagombaga guhereza inshuti n'abavandimwe hariya gukora videos byaranze ariko still tuzakora next time hari short video turaza guteranya tubereke video ya trip nakoze hariya ariko ikindi nari nafashe time yo gutekereza kuri music kuko I'm just going back to the music konjabone ya mirongo yes maze gukora indirimbo cyatu ndi hariya hari n'izindi nari nakoreye hano mu Rwanda so mixtape yanjye EP yarangiye ifite indirimbo 5 nayo ndaza kwivugaho gatoya na shootinze short video ibindi tubiraza gukomerezwa hanga so ni byinshi mu byukuri so yeah byinshi mpamvu tumujya kugaruka mu muziki unagaruka na EP nabako n'imbaraga zikomeye cyane umuntu avuga ko niba bitekereje gute kugaruka mu muziki ugatugaruka na EP yeah so music nuko nina high time gukora umwuga w'itangazamakuru ugakora na music sometimes biba birimo kugongana cyane it's not good nafashe time ndende ndavuga ngo reka promoting abandi bahanzi DB we n'umuhanzi wacu and then nyuma y'ahangaho ubu ngubu nubwo natekereje neza ndavuga ngo it's my time too nanjye ngomba kubahereza kuko abantu banje benshi bakunda music banze muri music barimo kumbaza bahoze banambaza BAC-T music yawe ejo bundi ni mu guchatinga na Mr Kagame arambwira ngo BAC-T ni the collab mo kumbwe BAC-T uzi kuntu wari umugome mu music nanjye ariko ari indirimbo ya kubera icyo yacecetse ndamubwira ngo my bro I'm coming soon man so don't worry music I'm coming imeze fresh kabisa kandi yeah warukomeje ku kintu kivango kubihuza itangazamakuru n'umuziki byari bigoranye ubu none ugiye kubihuza gute kubihuza ubu ngubu biroroshye kuko nafashe time ndende yo gutekereza no gukora music so no kudropinga maze itangazamakuru igakomeza no gusohora ibyo namaze igihe kinini gukora yes usibye n'ibyo ngibyo mfite album 3 maze igihe kinini ndi kubivuga zo zirabitse zararangiye ariko time yo kuzisohora ntabwo iragera ariko iyi EP narangije ubu ngubu yagiye gusohoka very soon zagikorerwa muri Empire gusa cyangwa n'abandi producer bakajya bakora BigTown nyinshi zakore muri BigTown Records ariko hari zimwe na zimwe nakoresheje aba producer batandukanye kugira ngo iriya flavor cyangwa uburyo bwa music bute butandukane mu gatoya yeah Mr Kagame twarimo duchatinga haragakorabo that's my young brother man anytime to wenda nundi musani sina kuba Mr Kagame muri yo EP hari some collabos nakoze n'abahanzi hari umuhanzi we yavuze ngo nagwa ashaka kumenyekana ubu ngubu ariko yitwa Camo Flash niryo zina naryo yararihinduye arambwira ngo vuga iryo zina gusa muri iki Camo Flash nago ari original names ye kandi asanzwe arazwi ese mbwira ngo muri EP ndashaka kumenyekana gutyo to yes so that's what's up hari indi EP iriho ndirimbo zingahe ne 5 gusa 5 gusa zararangiye zose zararangiye fresh kabisa mvuge amazina zitarasohoka kweli reka nzire kuri zose yeah ubwo rero na verse bisumwepera aho ngaho verse gacheya abantu bongere bumve BAC-T bumvaga Itagede down sababu na ving nafanya majabu kama nyabinji kijam dong na ya bing na endesha game mindo king tano nite king kong kila kukicha nasaka hela sipendi kuomba na ndio sababu napenda kutoa ile kuremba ondoa ukilemba bona kuchumbia ukiwa mchumba olewa ukiwa kidume na sio kuolewa speed ni nyingi naendelea ule utamu umekolea ukwele so ingi nagwari muri izo nuza izo ngizo zo ni ndirimbo ndirimbye muri you know inagwari rap iria
ni afrobeat naririmbye hari abantu bari buze kuvuga ngo BAC-T byagenze gute se nawe yagamba ni injyana njye ndi musician ntago urumva ukora injyana imwe njyewe hip hop ntago ushobora kumfunga hip hop is me njyewe ndi hip hop is my life so iyo warebye BAC-T of course umubona mu hip hop so iyo wambonye ubona hip hop iyo nagiye kuririmba I'm a musician ntago nafunje mu gatebo kaba hip hop so my life is hip hop kuko hip hop ni culture ariko ngende umuhanzi nshyo guhindura mfite na za mapiano noneho mfite haraza gushya sha yare nawe utahura yozuza ni ibibazo gusa rero nubwo wenda dukomezamo gake nanone umuntu yakibaza ngo ni stories zarimo nyinshi cyane yaho utaruhare kujya yose warabikurikiranaga zarena zagiye zibamo ibitaramo bitandukanye abita ba Moses baduhasho bayakana ba Smart Garo batubwira bati byayago n'ibiki ni stories zane nyinshi niye story wumvishe kavuga uti kweri industry yaryoshye irimo iratanga amakuru tuba dushaka amakuru twebwe si inkuru zo mu Rwanda ko ziza buri munsi ziza zikagenda ariko inkuru ya Moses I don't know why man nje ndimo kubona ari abantu barimo kwivuga cyane barimo gupromotinga either gupromotinga Moses nk'umuhanzi kuko Moses is an artist ni designer fashion designer so ni artist nibo barimo kumupromotinga nk'umu artist barimo gupromotinga apana bya bintu nyine yakoze byo cyane ikintu cyaje ngo uburenganzira bw'umuntu n'uburenganzira bw'umuntu ariko nyine bugume mu cyumba ese hari umuntu biriya bihugu byo hanze bafite uburenganzira bw'umuntu ariko bariyubaha ntabwo ndabona abatenganyi bagenda bari bagabikora so ntabwo ndabona amatenganyi ngo barimo gusomanira muri public imbere ibintu byose reka right good yeah ibintu byaje byitwa gutwika uwo musa nini bagiye gusohora indirimbo akabanza kana imbere ni ibintu wabona gutera gutwika byo ni ibisanzwe showbiz irimo gutwika babikomeze gutwike neza mu bikore cyane it's all good ntabwo ari bwa mbere mu Rwanda byakozwe na ba Diamond barabikora ugasanga Diamond arimo abakobwa bangahe ariko cyangwa nuza ngo yarekanye na kanaka urumva ibyo birakorwa kuva kera birakorwa it's part of showbiz baratwika to abahanzi cyangwa kuri Diamond ni ko ari show yasubitswe utanahari makuru yari menshi aya makuru yo ndayazi cyane ubwo nzayabaha urayafite niwe wamubujije oya ntabwo ari njyewe ariko ufite information zo impamvu ataje usibye ko nyuma y'ahangaho naje kubona itangazo rya bari bateguye igitaramo cya Diamond wa muhanzi wacu Micho the best na letre y'abaloya n'ibice byose bamwohereje so bishobora kuba ari imwe mu mpamvu ariko still Diamond nawe yigeze kubitangaza muri show yigeze gukora muri Wasafi barimo kumubaza abanyamakuru be yigeze kubivugaho reka dutegereze tu ariko all in all entertainment ya East Africa irimo kugenda neza ikindi cyaranshimishije cyane hari mu kiriya gihugu cy'abazungu muri media zabo nagiye numva indirimbo z'abanyafrika ikintu cyaranshimishije cyane usibye ko ntabwo ndumva indirimbo z'abanyarwanda cyangwa cyane cyane aba Nigeria ziracurangwa cyane mu ma club n'ahandi hose yes no mu radio stations abantu zirakubitwa fresh so every time iyo nagendaga nkumva indirimbo y'umunyafrika byanshimishaga tu ejo bundi dutangiye kumva indirimbo z'abanyarwanda byaba ari fresh cyane kabisa byanshimisha nakaye karirimbo BAC-T yumvaga muri no minsi ara kuri playlist yawe bavuga ati kabisa indirimbo ikoze neza ukurikije ko nukuza umuziki
Ni nyinshi ariko hari umuhanzi witwa Asake wo muri Nigeria, sigaye mwumva cyane, mwumva bimeze fresh. Yes. Ariko hari collab international batateganya Nigeria neva no. Mfite collab narayikoze, indirimbo igiye gusohoka, umuhungu wanjye nguriya. Yes. Salam bro. Yeah, so ibintu birimo kuza tu bimeze fresh, mutekereze tu. Okay, ni fresh sana. Kamaro nawe arimo arahagera. Kamaro mureke kwanza tuzaza kudiringa ibindi, reka nubwo dusoreze hano. Wakoze cyane ka ubwo ugiye kuruhuka nyuma abatabonazi yeah man, tumeze fresh, gahunda zigiye kugenda neza, narebe kabisa. Thank you so much. Ni BigTown TV yitwa BAC-T, twarimo tumwakira turi live i Kanombe. Reka rero dusubire mu biganiro byacu bitaha.